Yes, alright, mwiriwe neza nizere ko meze neza twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Honorable Opportunity Rwanda nkuko mbyumvira no wa mujene wanyu Onebu nkabanga mbagarutikaniye amahirwe adasanzwe imyanya 220 hano nibuze gusoma neza hano haranditse ngo 220 no experience ni kuvuga ngo hano nta noneho experience ni 0 year of experience ntabwo bigusaba ko waragiye muri aka kazi ikindi ugomba kora soje amashuri atandatu yisumbuye uzi kuvuga icyongereza neza. Yes, reka tuze turebe neza ati ninde wemerewe gukora application se ibisabwa ni ibihe ikindi muze guhita mugerageza kuko ano mahirwe rwose murabona yuko imyanya ni myinshi cyane ugerageze iyo imyanya ni myinshi cyane nanone amahirwe yo kuba watsindira uwo mwanya aba ari menshi cyane. No tugiye kuza kurebera hamwe ati se ibisabwa ni ibihe gukora application bizarangira ryari ese ninde wakagombye gukora application niki agomba kuba yujuje hasigaye tuze guhita tureba neza fresh gatanu ku kandi. None bari bwo bwambigeza hano ku muyoboro Honorable Opportunity Rwanda wakenda subscribe, like, share, even comment hasigaye tukagenda tuganira duhuza ibitekerezo tugakora application ku buryo bumeze neza kandi bwizewe tuvuga ati hano ho rwose application ayikoze niba tamfata wenda bizaba byabaye ubwinshi bw'abantu bakoze application hasigaye tugende twubaka umuyoboro uhamye kandi unakomeye cyane. No tugiye kuza turebere hamwe uko turaza gukora application ariko turabanza turebe ibisabwa kugira ngo dukore application none na job position tubanze twarira test ubundi ni iyi ubu ni ukuvuga ngo cabin crew ni babantu bakora mu nuza mu ndege cyangwa se reka wenda dufate nk'abantu baba bari ku ndege bakira abantu ndetse bagacunga n'umutekano wabo ubundi nizo nshingano zabo nicyo baba bakora. Ubwo ni ukuvuga ngo hano tugiye kuza turebe atese ugeze kuri iyi link kuko iyi ngiyo mbona yishize muri description kandi dukeneye wenda gufasha twebwe twaramenyereje uhita twandikira kuri nimero zacu 078 no 0727185042 ukatwandikira ati Onebu nkeneye ko muza kumfasha ugahita uba specific ukavuga nicyo ushaka ko tugufasha. Rero ugeze kuri no link wowe uzaza ukande hano kuri uno mwanya nusoza kuhakanda uzategereza hafunguke uzahita usobera kuri no link nanone yindi ya kabiri imeze gutya aho bazakubwira kari cabin crew bakubwire igihe application izarangirira bagusobanurire byose. Hano noneho hari details cyangwa se amahame n'amabwiriza ajyanye n'akazi ubwo uhita ukanda hano ukadownloading isoje gukora download uhituza ugasohera kuri no document asige ukabanza wareba eti ese ubundi aka kazi bisaba iki tukareba amadokima abakenewe na ya. Rero RwandAir rwose murayizi cyane ni societe y'ubwikorezi ikorera mu kirere hano mu Rwanda ikaba igenda ibihugu bitandukanye harimo East Africa, Central Africa, West Africa, South Africa hakaza Europe and Middle East from its main base at Kigali International Airport. Murabyumva rwose base yayo hano ni Kanombe. Ubwo ngubwo no kuvuga ngo icyambere wowe uze gukora application uzi ngo uri muri akora application muhe mwanya just bifate ko ari uri mwanya yo kuba wakora mu ndege. Reka tuze turebe tese bundi twifashije wenda nka search zindi zisanzwe cabin crew bishatse kuvuga iki. Ubwo no kuvuga ngo cabin crew ni babantu nyine bashinzwe umutekano w'abantu nyine mu ndege. Urabona uyu nguyu rwose biragaragara neza. Noneho tugiye kuza turebe ati se inshingano zibari izihe. Hano hari briefing hakaza safety equipment check hakaza passenger boarding and la luggage assistance hakaza safety demonstration hakaza enforcing aviation regulation hakaza food and beverage service. Ubwo hano urumva ni babantu nyine we agomba kureba umutekano w'abantu bari mu ndege agomba kuba yabahereza service bashobora kumukeneraho ashobora kuba especially nka gutya wenda indege ishobora kugira ikibazo uwo umuntu ashobora kuba yabasha kumenya ngo ibikoresho wenda by'ubutabazi biherereye he. Nyine icyambere we ni umutekano w'abantu bari mu ndege rwose yuko murumva yuko ibingibi uwari wese ageze amahirwe yo kubona aka kazi yabibasha kandi abizeye neza yuko nimuza gukora application bakaza kubafata muzabigenza neza. Rero hano icyambere ni ukuvuga ngo title y'akazi ni cabin crew agomba kuripotinga kuri head of cabin service department flight operation location ni Kigali International Airport. Noneho mu nshingano kuri roles as a RwandAir cabin crew member you will be able to face our airline
embodying the warmth, professionalism and spirit of Rwanda and every flight. You will be responsible for ensuring the safety and the comfort of our passenger while delivering an expressional in-flight experience that reflect our commitment to world class service. Ubwo hano murabyumva neza rwose, twebwe tuje tukaza hano tukaza kureba hano kuri ensuring safety of and comfort of passenger. Hano ikintu cya mbere wowe aka kantu nshize muri iri bara uraza kuhita ubibona neza, ugomba kuba wareba umutekano w'abantu bari mu ndege ndetse ukaza kureba ko banameze neza cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo hano ibikenewe kugira uze kuba wakora application are the minimum criteria, minimum mandatory requirement for the consideration. Applicants who do not meet all mandatory requirements shall be disqualified during the initial screening stage. No exception or discretion waiver shall be granted for mandatory criteria. Ubwo ni ukuvuga ngo ikintu turaza kubona bavuze yuko kiri mandatory ugomba kuza kuba ugifite, uramutse utagifite rwose ntabwo wajya kuri step ikurikiyeho. Hano rero icya mbere kiri mandatory ugomba kuza kuba uri umunyarwanda kandi wemerewe kuba wakorera mu gihugu, nyine amategeko akwemerera gukorera mu gihugu. Murabizi yuko rwose hari amakosa ushobora gukora bakavate wenda ntabwo tukwambuye ubwene gihugu ariko nta kintu wemerewe gukora mu gihugu. No, wowe ugomba kuza kuba uri umunyarwanda wemerewe no kuba wakorera hano mu gihugu. Ibyo nizere yuko byumvikanye. Noneho imyaka ugomba kuza kuba ufite imyaka itari munsi ya 20 ariko nanone itari hejuru y'imyaka 24, keretse uramutse wenda rusanzwe uri muri ako kazi wenda ushaka ufite experience. Hano babivuze neza, the upper age limit may be waived for experienced and currently qualified cabin crew to be reinstated. Urumva rwose hano birumvikana uramutse ufite experience urengeje kuri imyaka ho sava ushobora kuba wakora application. Education ugomba kuba rwose warasoje secondary, uramutse utarasoje secondary ntabwo ibintu byaza kuba bikunda. Noneho hano ku bintu biri mandatory hano turaza kubona ko must demonstrate proficiency in spoken and written English equivalent to ICAO. Ubwo ni ukuvuga ngo hano ugomba kuza kuba rwose ufite uzi kuvuga neza icyongereza kandi uzi no kucyandika. Noneho ikinyarwanda nacyo kiri mandatory, ugomba kuba fluent in spoken and writing. Kinyarwanda is required. Noneho igifaransa kuba ukizi nabyo byaza kuba akarusho, ariko uramutse uzi indimi nk'igiswahili, Mandarin, Arabic and other widely spoken African language will be considered as added advantage in support of RwandAir international network. Ubwo ni ukuvuga ngo uramutse uzi ururimi rumwe muri zindi bavuze kuri additional languages nabyo biza kuba byaguhesha amahirwe yo kuba wakora application ikagenda neza. Ugomba kuba uri physically fit. Ubwo ni ukuvuga ngo ugomba kuba physically bakubona ko umeze neza, nta kindi kibazo ushobora kuba ufite, nta rugingo rwatakaye, nta wenda nta bintu by'inkovu bikabanye cyangwa se bikanganye bishobora kuba byabangamira uniforme bazakwambika. Nyine physically fit ukaza kuba umeze neza ku buryo nyine wenda nko mu ndege yazize ikibazo gishobora kuba cyabamo ushobora kuba nawe waba uri umwe mu bashobora kuba batabara abantu, pana kuba undi nawe ushobora kuba watabarwa. Yes, ibi bintu birumvikana neza. Ubwo ni ukuvuga ngo hano bazakora checking baze kuba bareba uburyo biza kuba bimeze. Noneho kuri character and criminal record, ubwo ni hano ni ku myitwarire, imico n'imyifatire. Hano ugomba kuba ufite cyangombwa tuba dukura muri kwa prayinga ku irembo cya criminal record, bakareba ko utakatiweho n'inkiko, ni cyangombwa kimara amezi 6 uramutse ugifite nta kibazo rwose waza guhita ugikoresha. Ubu ni ukuvuga ngo hano ikindi gikurikiyeho document zawe kugira uze gusubmitinga umenye yuko ibintu bimeze neza. Ugomba kuza kuba ufite applicant application letter, please upload one full length photo business attitude. Ubwo ugomba kuza kuba ufite ibarwa isaba, ukaza kuba ufite curriculum vita CV yawe imeze neza, ukaza kuba ufite copy yawe ya diploma ya senior 6. Noneho ikindi uza kuba ufite, ugomba kuza kuba ufite irangamuntu yawe birumvikana, ndetse na ya criminal record. Byose biri muri PDF. Noneho mbonero no kubwira aba bantu rwose muhita mufata amadokima atameze neza, ugafata irangamuntu ukayisikanira ahantu hatameze neza bitagaragara, ntabwo biba biri professional. Fata irangamuntu ijyane ku irembo niba wowe unabyanze bayigusikanire, ubundi ibintu bize kuba bigenda neza.
ndetse na diplome nayo ni gutyo, ubundi bikagenda neza. Rero twebwe hari document ushobora kuba wakenera ko tugufasha gutegura, utwandikira kuri nimero yacu ariyo 0727785042. ubu nayibona hano hasi kuri screen bigenda gake gake. Rero ni ukuvuga ngo ikindi amadokima yawe yategure neza, ukore application ize kuba application ihitirangira nyine, apana byo kuvuga ngo urayitangira ubura amadokima uyasubike. Hano amadokima dukeneye turayabonye rwose, ntabwo ari ibintu byo kuba wavanga uzategura imisi cyangwa se icyumweru. Yes, ubwo niba ari bwo bwantu rugeze hano ku Miro Honorable Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share, ubundi ibintu bikagenda neza. Ahubwo ubwo wenda nko kuri application wenda nk'umuntu ushobora kuba yaza kuba yamenya uburyo bigenda, ubundi banza wa creatinga account. Gusa iyo uje hano kuri apply ntabwo bitinda, wowe hano uraza ugahitamo create account, ntabwo ujya kuri login kuko ntabwo uba ufitemo account. Ariko uramutse uyifite wakora login. Ubwo iyo usoje hano rwose uraza uka acceptinga. Iyo ukanze accept hano barakubwira ngo shiramo imyirondoro. Wenda for example ngewe reka nze nshiremo imyirondoro yanjye gato urebe. Tumwesige hano nshireho onebu, hasi nshireho email, ndabona bimeze neza. Noneho ukaza kuri enter email nanone ukayishiramo, then ugakanda create account. Ubwo ngubwo hano wahita creating account. Gusa reka ndeke kuba navango nda creating account kandi n'ubundi ngewe ntari buze kuba nakora application, just kwari kubereka uburyo kibiza ko bimeze, hasigaye muze kugira amahirwe masa.